Yes, iyi ni yawe TV, uyu ni Emi Rwanda nk'ibisanzwe ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ubone amakuru menshi agezweho y'abastari abantu benshi batandukanye. Uyu munsi rero twatereye impinga y'umusozi. Uyu munsi twagiye ahantu aha bahita ngo ikirake. Mu karere ka Gasabo, umurenge wa Jabana, akagari ka Kabuye, umudugudu w'amasangano. Ja mwamwiyumviye rero uyu munsi twagiye gusura umuhanzi witwa Lucky, Dr. Lucky. Lucky, tangira usuza abakunzi bawe. Ni muganga Lucky kuko ndi umuganga gakondo. Urashaka gutembera, urashaka gusohoka, dutembere ku Gisenyi ku mazi aho ibyuki byemera baby. Je, Luckfire, Dusemane Emmanuel, Michael Jackson wo mu Rwanda. Ja mwamwiyumviye ni Michael Jackson wo mu Rwanda nk'ibisanzwe. Iyo ni yawe TV, ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ubone amakuru menshi agezweho. Uyu munsi rero tubafitiye agashya twatembereye twageze kwa Lucky. Amakuru y'iminsi. Bimeze neza, ibintu n'uburyohe kabisa, ikirere kimeze neza, nta kibazo kabisa, ibintu biragenda neza, yaba mu ndirimbo nshyashya mfite, yaba n'amafilime mashyashya ndimo gukina ari hanze, kuko ubundi ndi umukinnyi w'amafilime, nkaba ndi n'umuririmbyi, nkaba mfite n'ikipe ya AS Kabuye, nkaba ndi n'umuganga bisanzwe. Lucky ukora ibintu byinshi, winjiye no mu butozi. Hari ikipe mfite AS Kabuye, iriya mujya mubona ku maradiyo no mujya mwumva ku maradiyo no ku mateleviziyo, iriya y'abakobwa ni yanjye, iriya yatwaye igikombe cyo muri cya shampiyona mu gikombe, iriya ni yanjye. Ariko ngo bayikubita umuzinga w'ibitego. Kiretse Scandinavia na AS Kigali nizo zidutsinda. Ikipe yagutsinze ibitego byinshi ukababara ni iyi? Ni Scandinavia, niyo yankubise ibitego 12. Mu mukino mu mukino ubwo wo kwishyura uwo kwishyura yansinze 4 kuko nabimenye nyine, urumva ikipe y'ukubise 12 nagiye niteguye insinda 4 ku busa, ubwo byose hamwe n'ibitego 16. 16. Lucky, reka tugaruke mu muziki wawe. Umuziki wawe uhagaze ute muri no minsi, ko wabuze, bimeze bite? Umuziki wanjye bimeze neza, hari indirimbo yasohotse nshyashya, mvuye muri gereza, hari indirimbo bita Coming Home, hari indirimbo bita bivuge niba utanyuzwe, izo nizo mfite hanze nshyashya, n'indejo ubundi nashyize hanze yitwa Nyirabunuri wino rimwe. No kuvuga ngo ni indirimbo ubundi ziragira nko muri 3. Kubita ako ka Nyirabunuri. No kuvuga ngo ni indirimbo nziza to, ariko kubera ko abari na nshyashya nyine haba hari amagambo amwe n'ubwo wenda nyishyize hanze vuba. Nkunda u Rwanda n'abatubyaye, nkunda amahoro ku isi hose, I like peace around the world, I pray my God to save the world. Inshuti nimuze nge mbereke, twicuza abo bose batwendetse, danswere shake nk'ubyina kwangara. Iyo niyo ndirimbo yawe nshyashya. Hari amakuru yari amaze iminsi avuga ko Lucky yafunzwe, byagenze gute? No kuvuga ngo biza gutyo nyine, ubwo nagiye gutyo numva barampamagaye kuri polisi, ngezeyo baravuga bati icyaha cy'ubushoreke barakikurega, baravuga ati rero turaba tukubitse muri gereza. Ntago na bintu byinshi, nta na commentaire nashyizeho, ubwo nahise ngenda nyine njyamo nyine banshyiramo. Mara icyumweru n'iminsi 5 nyuma nza kurekurwa. Bagushinjaga icyaha cy'ubushoreke, umugore wawe wari waramutaye, byagenze gute? Urabyumva abahanzi ko tugenda hanze tukagenda tujya hirya, twagiye ko indirimbo ku Gisenyi cyangwa se ku mazi n'ahandi henshi, aho indirimbo nyine ziba zirimo abakobwa. Nuko nyine byari bimeze, ariko ubwo nyine nyuma baje gushaka ibimenyetso, barareba gutyo nyine. Ubundi abahanzi akenshi na kenshi ibyo bintu hari igihe bakunze kubibashinza. Ariko ntabyo wari wakoze? Nararenganaga. Wararenganaga. Luckfire, umuziki wawe muri no minsi wari wigarurira imitima y'abanyarwanda, ni iyihe kate wakoresheje we, bimeze bite? No kuvuga ngo ngewe ukuntu ndirimba ibintu bitandukanye n'iby'abandi. Kuririmba kwanjye ndirimba indirimbo uzarebe wenda ndi umwami wa pop, umwami wa dance,
kubera ko ngewe mu bijyanye n'injyana ya Michael Jackson uraho muri Amerika ngewe nkunda injyana Michael Jackson yaririmbaga hano mu Rwanda rero kugira ngo uzabone abantu baririmba pop ni bakeya niyo mpamvu naje kuvamo umuririmbyi ukomeye nza gushyira hanze indirimbo ya Rayon Sport yitwa ikipe y'Imana Rayon Sport shyira hanze indirimbo ya APR yitwa Intare APR shyira indirimbo hanze ya Mukuri ya Kiyovu ya Polisi n'izindi nyinshi no hanze y'u Rwanda hari indirimbo nagiye mbakorera hari indirimbo ya Arsenal nakoze hari ya Chelsea hari ya Manchester hari ya Real Madrid hari ya Barcelona hari ya Dortmund hari ya Inter de Milan hari ya Bayern Munich no kuvuga ngo hanze y'u Rwanda mafite indirimbo nyinshi cyane nagiye nkora wandirimbo rero nk'indirimbo ya Manchester United oye horana intsinzi utsinda amahanga twari twarabivuze none birabaye Manchester United twaye igikombe Arsenal Arsenal oye dura amashoti dura amapasi nanjye nka umufana wa Arsenal akora izo ndirimbo zose ubu maze nko kugira indirimbo ibihumbi bingahe zimaje kurengana indirimbo nyinshi zimaje kugera muri 700 na 6 ejo bundi niyo nasohoye yahise igira 700 na 7 ni nyinshi cyane kabisa kuko kuri YouTube mfiteho amacana 2 kabisa ndumva mu Rwanda ninjye ugira indirimbo nyinshi mu Rwanda no kwisi hose kubera ko icyabimfashijemo n'abaproducer hari abaproducer kuko Ice Kabuye dufite ikipe y'abakobwa n'iy'abahungu ni bagenzi banjye bo muri Ice Kabuye nyine nibo batumye ngira indirimbo nyinshi kuko urumva umuproducer nimba ari uwo mu rugo urumva igihe nshakiye numva nta kazi mfite ndagenda nsohora indirimbo mbe nasohora ya gospel mbe nasohora yo kubyina nyine isanzwe mbe nasohora y'amakipe runaka kubera ko mba mfite abantu batuma mbasha gukora indirimbo neza hari indirimbo ya Ice Kabuye waba ufite se no kuvuga ngo indirimbo ya Ice Kabuye nayo ndayifite iri hanze wandika Ice Kabuye by Luckfire Dusayimana Emmanuel Michael Jackson no mu Rwanda nayo ukayibona nayo iri hanze ndayifite turi gutembera iwawe twahabonye imizinga y'inzuki byo byaje gute kugira ngo ube umworozi w'inzuki no kuvuga ngo iby'inzuki biri ubona by'imizinga n'iki no kuvuga ngo buriya ibintu by'inzuki inzuki zigiramo havamo ubuki ubwo buki rero nabwo buri mu bintu bivura indwara za Kinyarwanda urumva nimba ntegura imiti ya Kinyarwanda ubuki nabwo buri mu bintu bidufasha cyane hari aho abantu bakunzi ba benshi bakunze kukwita umupfumu wowe bivuga hiti buri muntu yivugira ibyo ashaka kandi ntiwamubuza ntabwo umuntu ashobora kuza yavunitse dufate wenda yavunitse nk'akaboko mfashe ibyatsi ndamukanze arakize ageze hanze ahise avuga turiya muntu atari kushaka turiya muntu ni umupfumu ati naje navunitse ako kanya koko kwisegukira cyangwa wenda dufate umuntu inzoka iraje iramudoma yamajije kumudoma arabyimbirwa amajije kubyimbirwa araje iwanjye mfashe ibyatsi mfashe imiti ndayihonze ndambitse hahandi inzoka yamurumye ndamugomboye arakize wahita avuga ati ariko shaka turiya muntu ni umupfumu nguko rero akenshi ni ukuvuga ngo ubundi iyo uvuye umuntu ikintu abona we kitashobokaga waravuga ati uriya muntu ati ni umupfumu ati kabisa niko abivuga none se Luckfire ukurikije ku kazi ukora ubundi bimaze kukugeza kuki nka Luckfire no kuvuga ngo akenshi na kenshi tubibonamo umusaruro utandukanye cyane cyane nk'iby'ubuvuzi biriya byo gukina umupira biriya bya Ice Kabuye nyine nyobora cyane cyane no ku mafilimi Nyina kuko mfite filimi bita Igikombe cy'amaraso ni season iri kuri channel yanjye yitwa Michael Jackson Alive Luckfire nkagira na season yitwa Drinking Beer nayo ni season ikomeza nayo mfite kuri channel yanjye ndi umukinnyi w'amafilimi nagiye nyina filimi nyinshi ariko akenshi na kenshi nikundira kuririmba ubuhanzi uretse ko ibi byose ibyo nkora bigenda biduha umusaruro muke uringaniye Luckfire tugarutse mu muziki nyarwanda igisupusupu urakizi igisupusupu uhuriya warabizi ko murusha hit igisupusupu ndamuzi umurusha hit cyane kuko ngese urugero naguha
nge nkundwa hanze kurusha uko nkundwa mu Rwanda. Buriya muri Amerika uhageze ukabaza abanyarwanda bariyo cyangwa se ukabaza abantu urababaza uti umuhanzi mu Rwanda uri kuri hit na hano muri Amerika ninde, baravuga ati dufite umuhanzi ukomeye cyane kurusha abandi bamwita Luckfire, Dusabimana Emmanuel, Michael Jackson wo mu Rwanda. Hari indirimbo nakoze zijya hit muri Amerika uretse ko mu Rwanda zitigeze zijya hit. Hari indirimbo yitwa Justin Bieber, hari indirimbo yitwa Donald Trump, hari izindi nyinshi nagiye nkora nk'iyitwa Kadibi, ariko kuri YouTube zarakunzwe no kuri channel, mbese ubona yuko hari indirimbo nyinshi nge nkora. Nk'ubu nko kuri channel yanjye hari ikintu bagira ngo abankurikiye cyane. Ubundi kuri channel yanjye nkurikirwa n'abanyamerika, nibo ari benshi cyane bankurikirana. Ubwo yo havuyeho abanyamerika hajya abanyarwanda, hagakurikiraho n'abarundi na Kongo na Tanzania n'ibindi bihugu byinshi, ariko urumva ko abaza ku mwanya wa mbere n'abanyamerika kuko mfite indirimbo nyinshi nakoze zigakundwa muri Amerika. Akose uzi indimi zingaho ubundi wowe? Okay, no kuvuga ngo nize ishuri rya International Victory Bible, ni ikigo cy'abanyamerika. No kuvuga ngo icyo kigo nizemo nabashije kwiga Igiswahili, Icyongereza, Igifaransa n'ikinyarwanda, ariko ntago ari mu buryo bunononsoye. Ntago wanavuga ngo wenda nzizi cyane ku buryo ngenda menyamo dukeya, wenda nko ku Kigereki nkaba nziho dukeya, Icyarabu nkaba nziho dukeya. Abakunzi bati bakunda mu Cyarabu, ahubwo wambwira uti tubwira amagambo y'Icyarabu tubwireho makeya. Nta kibazo, usuhuza n'abakunzi bawe. Ugasuhuza n'abakunzi bawe mu Cyarabu. Icyarabu se okay, reka nyivuge abakizi bazabasobanurira. Hasabuna lahu wani imara wakili ala ahuma ikifinihimu bimashiita. Icyo ni Icyarabu. Bishatse kuvuga ngo Mana Nyagasani nkwikinzeho undindi kibi cyose, Imana niyo nkuru nyine. Rakurarenze. Ndi umuhanga mu bijyanye n'indimi. Ese abavuga ko ubu ngubu igisupusupu aricyo kiyoboye umuziki nyarwanda muri no miss, wowe ubivuga iki? Okay, buriya buri muntu avuga ibye. Okay, nge uretse ko injyana ndirimba atari yaririmba, waririmba gakondo, nge nkaririmba pop y'abanyamerika. No kuvuga ngo urumva turatandukanye, ariko urumva nge ndi umwami wa pop nkaba ndi n'umwami wa dance, nge ntaho duhuriye. Nge murusha hit n'amahuriro. No kuvuga ngo bitewe n'injyana aririmbamo, aririmba injyana ya gakondo, nkaririmba injyana ya pop. Ariko buriya buri muntu we ubwo mu njyana yaririmbamo ya gakondo arakunzwe, nanjye nkaba nkunzwe mu njyana yanjye ndirimba ya pop. Ese bagusabye ko mukorane collabo cyangwa mukorane indirimbo wabyemera? Ari mukuru hajya ngo ni uri umuyobora ngo bamwita aremuku. Okay, ntago we kubera sinzi nta n'umuhanzi ndumva mu Rwanda bakoranye, ariko byaterwa n'umuyobozi we kuko afite umuyobora kandi nta kintu yakora uriya muyobozi watamwemereye. Se we wabimusaba noneho wowe? Ngiye se kumusaba collabo. Okay. Hari amakarabu menshi nakoze. Hari collabo nakoranye na Fireman, dukorana indirimbo yitwa Beautiful Girl, nkorana na Bulldog, dukorana indirimbo yitwa Superstar, nkorana na Noza na Gapiro Pipifura, dukora indirimbo yitwa Feste Miss, nkorana na nuriya muhanzi w'umuraperi bita Jempore, dukorana indirimbo bita Abami Barapu. Izo ni indirimbo twakoranye ziri kuri YouTube kandi nziza cyane zinakunzwe. Urumva nakoranye indirimbo na Gisa cy'inganzo, dukorana indirimbo zigera muri 15. Hari benshi cyane nagiye nkorana nabo, ariko nabwo wansabye ko twakorana collabo, okay, ndi tayari kabisa twakorana nta kibazo. Wayikora? Nayikora. None ko reka tugaruka ku muziki nyarwanda, hamaze iminsi abafana be bari biteze ko nawe uzagaragara muri Wacu Muzika, ntiwagaragaramo. Byo urabivugaho iki? Okay, barabizi ko nari kuyitwara nyine. Hari amarushanwa nyine bajya bakoresha. None hayo marushanwa kubera ko batinya nk'abastari nyine, bakavuga ati turamutse tuzanye uriya mutipe ati yagera kuri stage akaturasa ugasanga dutwaye n'igihembo. Buranzi nk'abastari benshi bagiye bibagirwa, ariko sinzi ni abari abantu babitegura nyine bo bakoresha amarangamutima yabo, ugasanga bifatiye abo mu miryango cyangwa muri bene wabo cyangwa abo bamanaginga.
akenshi na kenshi hari igihe usanga umuntu ategura amarushanwa akavuga ni ngewe abo managinga nibo ndi bushyiremo, ugasanga babandi bari ku ruhande bo ntibagize gute ntibagiyemo. Ni ukuvanga ibintu by'amarushanwa habamo ibintu by'amarangamutima cyane, ugasanga bamwe barafata abantu batitaye wenda ku bafana ku baki runaka. Ubwo nta nubwo ari naho ngaho gusa batamamagaye kuko hari n'ahandi henshi, ariko sinzi abatoranya nyine bitoranyiriza. Nanjye uramutse umbwiye uti tegura amarushanwa, urumva nanjye nahera kuri murumuna wanjye, nanjye nawe ni umuririmbyi, nkahera kuri mubyara wanjye, urumva nanjye buranga ujya gutera hajya ngo uburezi ngagera gutera, akenshi na kenshi bakunze kubikoresha gutyo. None se Luckfire uvuze ko bakoresha ikimenyane, bivuze ko nawe bagusize kandi bakwirengagije bazi ko ukomeye mu Rwanda? Bitewe n'injyana ndirimbamo kandi n'ibikorwa rega birivugira, urumva muri bariya bagiyemo bariya n'abana kuri njyewe, urumva bariya mbarusha hiti, uretse n'ubwo wenda afite hiti muri Amerika no mu Rwanda mbarusha hiti, kuko ugeze nko mu banyeshuri wenda ukabaza aho nciye hose buri bavuga turiya ni Luckfire, uriya ni Luckfire, urumva yaba ku maradiyo ku mateleviziyo ahantu henshi indirimbo zanjye ziba zigenda zicaho zinumvikana. Nk'ubu ngubu hari indirimbo nigeze gukora ya Josiane nayo ifite views nyinshi cyane, yaciye ku maradiyo inshuro nyinshi no ku maradiyo. Hari indirimbo mfite yakunzwe cyane bita Gatanu Rave, noneho hari yitwa Umuriro Watse, urumva indirimbo nagiye nkora nyinshi zikunzwe zagiye zifite amakeji ku ma YouTube, zagiye ziza muri top 10 zikunzwe cyane. Ariko no kuvuga ngo ugiye no ku mbuga nkoranyambaga uba ubona yuko ndi umwe mu bantu, ndi umwe muri batanu mu Rwanda bafite hiti ikomeye cyane mu Rwanda. Iyo ndirimbo ya Josiane wadushyiriyeho gato? Indirimbo ya Josiane se umwana nabyara namwita Josiane, uri uwa mbere mu mahanga, uri uwa mbere ku isi hose, mu Rwanda urabahiga bose, uri Messi w'u Rwanda Josiane. Ako se ko Josiane waramukunze mu bamisi, ubundi kuba bataramutoye kuri wabyakiriye uti? Naribi kiriya gihembo bamuhaye cyo kuba ari we wakunzwe cyane bakamuha kiriya gihembo nacyo cyaranshimishije. Uretse ko na Megane nawe naje kumukorera indirimbo irakundwa cyane, indirimbo yitwa kuri channel yanjye, iyo uyirebye wandika ni mwiza Megane by Luckfire Dusaimana Emmanuel, nawe nakoze indirimbo iza gukundwa cyane. Nabyo narabyishimiye kuba Megane yarabaye Miss w'u Rwanda, noneho Josiane nawe akaba wakunzwe n'abantu cyane, nawe bakamuha igihembo, biranarabyishimiye. Iyi ni Yawe TV ukomeje gukurikirana, uyu ni Emi Rwanda nk'ibisanzwe, ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ubone amakuru menshi agezweho y'abasitari n'abahanzi batandukanye. Ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe, gana Yawe TV turabigufashamo. Uyu munsi turi kwa Luckfire, ubu turi mu rugo iwe, namwe murabona ahantu turi, ahantu twicaye turi mu butaka bwe. Luckfire turirimbireho indirimbo rero. Indirimbo nakoze yitwa Pop 1, ni indirimbo ngiye kuririmba. Irekure ngwino ubyine, just try it today, my name is right on table, fata feri nibuba utagira intego, byaba byiza ubayusha ku rukundo, sigi hano mu gihe uri wenyine. Dangerous. Ariko Fire, hari indirimbo wambwiye ngo waririmbye ngo yitwa Coming Home uvuye muri gereza, wandirimbiyeho? Coming Home se ubundi bitewe iriya ndirimbo nyine kuva nayiririmba irasohotse, ariko Coming Home kubera ko buriya indirimbo magana ngiye mfite nyinshi, cyo koza wenda ndaririmbaho gatoya, ariko Coming Home ushobora kwandika kuri YouTube Coming Home ugashyiraho amazina yanjye nayo urayibona. Ubwo nari nicaye mu mwijima nifuzaga gusohoka, bari abakunzi banjye bose ndabasuhuza, iyi ni njyana nshya yitwa Coming Home. Luckfire, gira ikintu ugenera abakunzi bawe, gira ikintu babwira. Ese ubundi Luckfire utarakibagenera, hari ibitaramo muri gutegura mu mpera z'umwaka? Urabona turi mu mpera z'umwaka, bimeze bite n'iki uri gutegurira abakunzi bawe?
Okay, ndi ibitaramo bigiye bitandukanye kuko njya nkizenguruka navuye ngenda nzenguruka nagiye mva za Byumba ku Gisenyi nkaza ngenda nzenguruka za Gikongoro hirya no hino ngenda nkora ibitaramo mu ntara hirya no hino nkora turunwa aho batarambona ejo bundi namwe nzaza nibyo ngenda nikorera cyane ariko na hano mu mujyi amabara amaresitora n'andi henshi bajya bampamagara nko ku cyumweru cyashize narindi kuri Sky hariya mu mujyi na kabari bita Sky hariya mu mujyi niho narindi mu kuririmbira. Okay, ni henshi na henshi ngenda ndirimbira iyo bampamagaye biterwa n'uburyo twumvikanye. Sibo nkarake nk'ubu ngo uramutse wumvishije ngo wowe uyu munsi watorewe kuba umudepite wabyifatamo gute? Okay, norewe kuba umudepite nabyishimira byaba ari byiza ikintu nabanza gukora nabanza nkazamura football y'abana mu rubyiruko football mu bakobwa mu bahungu ikindi kintu nabanza kuzamura urumva nabambonye ubushobozi nkazamura n'umuziki mereye mu bana b'abakobwa n'abana b'abahungu. Okay, ikindi nanone nakurikizaho nazamura filimi nateza imbere filimi nyarwanda ku buryo zikundwa cyane zikagera ku rwego z'abanyamerika. Luckfire wambwiye ko wize kandi wazengurutse amahanga nkubajije ikibazo wakinsubiza? Umbajije ikibazo none se hari umuntu umenya byose hari ubwo umuntu ari Imana no kuvuga ngo umuntu ntabwo ari Imana ngamenye byose kandi nubwo wenda naba narize muri rya shuri ry'abanyamerika rya International Victory Bible ntago bivuze yuko byose mbizi ahenda hari gihe naba narizemo ndi n'umuswa. Okay, ariko nagerageza umbajije nagusubiza nagerageza. Luckfire Minaroke bivuze iki? Minaroke Minaroke ubundi ni ikigo nyine cya Minaroke nyine. Okay, uretse gusa nabyibagiwe ariko ejo nugaruka nzabikubwira. Luckfire urakoze cyane uyu twari turi kumwe ni Luckfire turagushishikariza gukora subscribe uyu yari Emi Rwanda aha twari turi Kabuye twagiye gusura Luckfire mwamubonye ameze neza ni docteur ukeneye kwivuza bimeze bite? Okay, no kuvuga ngo ubundi nkorera hano mu karere ka Gasabo umurenge wa Jabana akagari ka Kabuye umudugudu w'Amasangano. Okay, ndumuvuzi gakondo bisanzwe uretse ko nakunze kuba mpari ariko niyo nahari haba hari abandi nk'umuntu yo yavunitse umuntu yariwe n'inzoka n'izindi ndwara zo ku ruhu turagufasha. Okay, ariko akenshi ngewe nkunze kuba nibereye muri siporo mfite ikipe ya AS Kabuye y'abahungu n'iy'abakobwa mba ntoza. Okay, nkaba nkunda no kuba nikinira amafilimi hanze amafilimi nk'ubu mfite indirimbo yitwa Igikombe cy'amaraso ikunzwe cyane ni season iri no kuri YouTube nkagira n'indi filimi bita Drinking Beer nayo season ikunzwe cyane no kuvanga kenshi na kenshi mba nibereye mu mafilimi no mu muziki no mu mupira n'ibindi bigiye bitandukanye ariko mu rugo yuhageze baragufasha ntari. Yes, Lucky arakoze n'abanyarwanda muri rusange mukomeze gukurikirana yawe TV turagushishikariza gukora subscribe ukore like share comment byose birakenewe. Uyu yari Emi Rwanda nk'ibisanzwe turabakunda. Cheya.